wanyemereye ako papa wagiye gukara nyuma ya mama n'abagore babiri mwazanye abana 800 akaruka kamo babiri abandi bagapfa bishwe no kubura ibyo kurya no bishwe no kubura inuze amashereka yabanyina kuko banyina bapfaga batagwishe n'igihe ico ngicyo uje kuregera uyu mwana nago muzi uranzi shatuza Ajyo wacana izi saha ni sanga higene nagutumiye papa nayo yari akumuhanda hari utuntu nayo kuyora agafilimi gashya kasose niko narangara ibintu rero nagutumye uracabyibuka ndabyibuka so warwana unyungukingiriza ugize ngwi ngubu uramutse ubifite cyane bakanyumva ntabwo naba nagakira mu muryango kandi urananira umva tahuja mu rugo ari ahantu ngiye urumva umara umuntu ugiye guhura nawe kandi ugenda usanga nyoko vuba ihute reka nse mukurikiye ndebe uragiye muri bwa buraya bwiwe reka nse mukurikiye ndebe ahantu agiye ndamukurikiye kandi amubona It's a Kina Music affair. Let's go. Reba ibinyo gifite we siko wajya ngo ni igitomati mana ureke biriya bicecuru byanje biri hariya byashaje umva sigiye kujya nkurikirana abana umva sigomba kujya abana n'abanyina iby'abagore burase kiriya gisaza ninjye kiri gushaka burase kiri kumbaza baby bimeze gute hagariye vandi kwibuka mbona uteye neza pe reka urabona nubwo ndi umusaza mfite imvi umva nakubonye uteye neza uteye amabengeza pe uri igisumba byose uri ikibasumba uri umukobwa mwiza pe ibyo nsanzwe mbizi mbwira iki nshakira vani igendera mbega muri make pe nagukunze nyikubona nagukunze pe ubwo urabona nakundana n'igisaza nkawe reba ibyo byane ubwo urabona nakundana n'igisaza nkawe reba umva ukuntu bimeze pe singukubeshya rwose pe kuba nanagukunze pe ndacyari na muto imyaka 15 yonyine niyo mfite urabona buno bwanwa mfite iwacu bigize kundoga bandoga mbyutse nsanga buno bwanwa bwameze urabona buno bwanwa mfite ubu ngubu do izi mvi nuko barandoze pe niba ari ukukuroga rero ndumva ntacyo bitwaye ntari nibyo wanyemereye Hahiye koko. babiri mwazanye abana 800 akaruka kamo babiri abandi bagapfa bishwe no kubura ibyo kurya no bishwe no kubura inuze amashereka yabanyina kuko banyina bapfaga batagwishe n'igihe ico ngicyo uje kuregera uyu mwana nago muzi uranzi shatuza kumva se nibyo uyu ni umwana wawe ahubwo se uruna rusazi ubundi ruturutse he ubundi ngenda naruzi gunzi akonyobewe onyabe ute naguri papa nago nzaniranga muntu yanjye turebe nako mituweli yanjye turebe unawuzane inuzi iranga muntu turebe nomero ziri kuri mituweli yanjye no kwiranga muntu yakoze idahuye so mukuru umuryango mu rugo rwacu umva wacana urakoze ukagenda ariko uraza gutebura garuka umwana wanjye horosha urambo kurandira papa n'umuhehesi mubi ariko nubwo ubonye mbwiye papa kuri ariko nanjye nje kujya mu kimbo n'ufuri k'Imana naniwe n'imbwa ndashorwa n'ikibwana ako kabana ubucishijemo ko kunyita ikibwana ntago ari sawa pe sha umwana wa Samusi uravukana isunzu nawe na papa wawe gutya rero njye n'undi mukobwa nanageze nkunda kiretse uwo nabonye nyumva ni wewe wenyine pe wese nakwizera ushobora kuba nka papa wawe njye ntago ndi kukubeshya iyo ndi kukubwira ntukuri ni wewe wenyine pe ntago ndi nka papa igihamya se cyabiki igihamya kireka yaciyeho nk'umuntu tukamubaza kandi utakubwiye ibyamubayeho ibiki se kandi we byambayeho ko abantu mu mugenzwa n'iminwa mutabura ubwo se woje kuvuga ibiki n'ibiki byambayeho ugize ngwi reka njyewe mbikubwira ni ibiki se kandi byamubayeho umugore bari mu bitaro yabyaye umwana wa kabiri ndi veterineri namuteye inanga y'inka aya mahire nanga Echimbi ari gukora ibintu bya seriye ngeje kubibona ntabwo ari seriye